izi content guys twagiye tubabwira inshuro nyinshi turababwira ngo zino content zisaba amafaranga ntuzigere ugerageza gukora content nk'ingi udafite amafaranga nk'ubu ngubu aba bahungu mubona no munsi kugira ngo mbahagurutse ubwabyo ntabwo nkunda kurya nkunda ku ese kamaro imeze bitubone kwa mugana akase man tiye tuvugisha batubwire ase ngewe hari ikintu cyane batubwire je ko namusuye Jacques baramusuye umunsi kirarataha akimara gutaha akimara gutaha nta kibazo ari hanze umuntu uri hanze nari nta kibazo ese video nabonye ari kumwe n'umusore w'Ibouncer nawe nuwe uri se nuze urase si yantare niwe wese yantare Faisal nyine oya no umuntu yikundira abantu ni yantare agira umutima mwiza ura yaragiye gusura kwereka Jacques umutima mwiza bagiranye ibihe byiza simbizi ntago nari impari ngiye kuba yataha ntago turabonana ariko nyine bagize ibihe byiza tuko ubukeka yaho ko mbikeka ntago bagize ibihe bibi uko no muri video byagaragaraga rwose ko ibihe byiza byabaye oya ibihe byiza byo byabaye nese ibihe byiza uri kuvuga ni ibi ku buryo nyine dushobora kuzajya gushyingura indi metasi oya none se ariko nawe rero yantere se unafite gahunda oya yanayigi aho ngo w'ikigali sinabonye ko bageraga yanareka ndebe abanze kumufuta ashye neza ibi bintu harya bikorwa n'iki udafite amafaranga se ibintu wabigerageza ntabwo ushobora uzana cya kiburushi kimwe kinini ntabwo ushobora kugerageza bino bintu udafite amafaranga byo kirazira kikanaziririzwa abantu bagomba kujya bakabimenyera ariko ntabwo ari yantare ndabona rundi mu Bounce nibyo nkubwira nyine urabona ko bagize igihe cyiza kabisa ntabwo ari yantare nari mubeshye Bounce se agira ibihe byiza n'umukobwa wanjye ahubwo ushobora kubona mufuhira bikomeye ni ukuvuga ngo iyi ni isamaki nk'uko muri kubireba urumva nta kintu TV itazakora iyi ni isamaki ariko tukaba tugiye kuyiteka mu buryo bubiri butandukanye uvuga ngo uburyo bwa mbere tugiye guteka mu isamaki iyi ni isamaki iri bujye urumva ni ukuyotsa ikajya nko ku ifuru urumva ariko iciye muri aluminium igaca ku makara ku cyokezo noneho iyi ngiyi ni isamaki iri butekwe n'aya mavuta imeze neza zose muraje muzireye mu kanya uburyo tugiye kuzikora so kuvuga ngo iyi kamere kuri iyi ngiyi tugiye gushyira ku cyokezo urumva iyi tugiye gushyira ku cyokezo ndayizana hano urumva nzane bino bitunguru muri kureba hano yifashishe utumagi hano yifashishe umunyu uri hano urumva tuno tuntu turi hano twose ni utuntu turi buze kugaragara muri iyi samaki urumva ko hano hantu haba hari ikintu bita ibikoko umuntu aba yirukankana nabyo urumva kandi urumva icyo gikoko nacyo tukibaga tukirisha no samaki ukuvuga ngo hano hantu nyanyagizamo akantu k'akamagi gakeya kugira ngo agaki ndi kukwigisha guteka akamagi njye unyigisha guteka njye nkeneye kuzateka harya ufite umugore nawe niba ntagira umugore ntabwo njye urumva unyanyagizamo akamagi gakeya urumva kugira ngo bize kugira icyo bita sansi urumva wamara kukanyanyagizamo ushyizemo iki akamagi akuntu gake mani batiri kizemo kiri ejeje ko bigiye guteka urumva ntabwo binagamo hano cyangwa uzanira yawe ushyiramo he magi ushyira magi ushyira hano muri zino boro hanyuma hano mu kanwa igiki hano mu kanwa iyi boro uyitamika iki bino ibyo bitunguru kabijundika urumva amara kubijundika
urumva Maze guteka mwabyigiye ugakuraho biriya biboro guteka mwabyigiye he amara gukuraho biriya biboro ziriya samake zanitse muraza kuza kuziteka gute amakuru ya bintu ukafata isamake ukayishyira muri papier aluminium urumva bamara gushyira muri papier aluminium urumva ukayishyiramo itambitse gutya cyangwa ushyiramo yicaye iminjira iminjireho umunyu kugira ngo ize gushya neza nta mihwa ifite ngafata kuri bya bintu byanjye ukongera ukayorosa nkongera nkorosa hano mu mbavu kubibona nkongera nkagira gute nkorosa mu mbavu ubona harafata cyazi isamake ndabona mwenda agakonganya imbavu isamake irarembye bro ufite urubavu nk'urwawe wagira ngo isamake wagira ngo muva indimu ukagira iki ukayipfundikira neza ukayipfundikira neza no bya birungo udashyizeho umugozi se urumva ni umudana ni umugozi urumva umara kuyipfundikira wayifunze urumva ugahita uyirya ugahita uyigira gute oya ntabwo yirya isamake ushyira muri aluminium ko mbona ukunda isamake ubu ntiwayirya ari mbisi ntabwo nayirya ari mbisi ntabwo ndacyakwigisha guteka oya njyewe ikibazo hano ku cyokezo ntabwo isamake wayiteka kuri gaze ugiye kuyotsa kuri gaze ariko urahiye ese nuri buyirye washatse ikintu ufatisha se ukareka gushya ngabo mikoro mwamunzanira ngabo shyiraho warangiza ngo fata ya samake ukayizana n'akaboko k'iburyo ako kakantu karemwa ukayigenza ute ishyira hano ku ruhande komeza ubuganiriza abantu kwishyize ku ruhande se kandi ni agace se katagira izina ngo rero n'injuga ntimumbaze ngo injuga yize guteka ryari ntimumbaze niba yarize food science cyangwa niba ari hoteleri urumva mubonye ahangaha kwa Jay yipanze akazi ahantu murabizi ko ari mu ikusanyirizo ry'ibiribwa urumva buri muntu wese uzi ubona afite urubavu runini ahantu wamusanga ni kwa Kasuku nahangaha i Nyamirambo kuri ofisi habera ibikozongane bararya wagira ngo ntago babaheruka kurya urumva barya amahene barya amakoko barya ibiki ubu ngubu ureba amasamake bateguye ndeba njoga yipanze akazi yigize umucoma urumva yigize umuntu wize guteka kandi ntabyo yize ubu ni uburoho bw'inzara bwo gushaka kurya isamake iyi samake ubu ni wayiguze samake ni ngo wahe ako nakora jya uyiteruza uhindura ni ukuvuga ngo hirya guto ku ruhande ku yindi meza ngufi iri hasi naho hari icyo bita igiporezo ariko nacyo nabona ari isamake senjuga urarya ibintu bingahe iyi ugiye kuyitogosa iyo ugiye kuyotsa ku ikarayi iyo uburyo ngiye kuyotsa muri sasa iyo nayo ndaje mwe ku buryo tugomba kuyotsamo ariko urayotsa mu buryo budasanzwe ni ukuyikaranga urayikaranga nta mavuta ufite ariya ni iki aho kamabuzi kureba ngo nabonaga ari nka twa dupipiri ba mukecuru batagamo ntuzi iyi samake yo urayifata ufata hano umunyu ariko iyi ngiyi nta mahwa ifite hano umunyu sanjuga iriya samake kabona yenda kwiruka urantuye maruka ziminjira icyo se niyo kimeze nk'ubufu iyi ni ifarini ugiye kwitekesha ifarini se iyi ngiyi ngiye kuyishyiraho ifarini
ahantu hicara tuzana muri monetize nta nubwo utinya ko n'imihwa yagufata utabintaho umuntu wanga ati ifi umusikama kandi hari marandeba urumva nawe ugiye kwiteka kimwe nira ko mbona ukoresha bya bindi ntabwo niteka kimwe niri iyo ndafata amavuta ngashyire mu ikarayi ariko numara kuyashyiramo nimara kuyashyira mu ikarayi nyareka namara gucyasa yahiye nyine shyiramo yareka gashya ntabwo ushaka ugafata n'andi nawe ugashyiramo kozamo urutoki wumve ko yahiye uba umeze nk'ikigori ka gafarini kanyanyagiza he ibi biryo njoga ari guteka ntabwo biri buze kuryoha kabisa ariko njye sinakunda n'isamaki njye nikundira inyama zisanzwe zitari iz'ifi wenda niyo narya isamaki naryaho nk'intongo nk'ebyiri gusa uriya ntugakunde kurya ibintu utakunda kurya igihe urwara nanjoga ninde wakwigishije guteka ibyo si sikamu koko amaco y'inda ni amaco y'inda kabisa udafite amaco y'inda warya ute kama warangiza ugashyiramo amagi ntabwo washyiramo n'amamesa amamesa ntabishyiramo amamesa izi content guys twagiye tubabwira inshuro nyinshi turababwira ngo zino content zisaba amafaranga ntuzigere ugerageza gukora content nk'ingiyi udafite amafaranga nk'ubu ngubu aba bahungu mubona uno munsi kugira ngo mbahagurutse ubwabyo ntabwo nkunda kurya njya nkunda kunywa ese kamaro bimeze bite ubone kwa mugana ariko se man tiye tuvugisha batubwire ase njyewe hari ikintu cyane batubwire Jack aramusuye Jack aramusuye umunsi kirarataha akimara gutaha akimara gutaha nta kibazo ari umuntu uri hanze nta kibazo ese video nabonye ari kumwe n'umusore w'idawunsa nawe nuwe uriya se nuze urase si yantare niwe wese yantare Faisal nyine aya ni umuntu yikundira abantu ni yantare agira umutima mwiza uriya yaragiye gusura kwereka Jack umutima mwiza bagiranye ibihe byiza se simbizi ntago nari impari ngiye kuba yataha ntago turabonana ariko nyine bagize ibihe byiza tuko ubikeka yaho ko mbikeka ntago bagize ibihe bibi kuko no muri video byagaragaraga rwose ko ibihe byiza byabaye oya ibihe byiza byo byabaye nese ibihe byiza uri kuvuga ni ibi ku buryo nyine dushobora kuzajya gushyingura indi metasi oya none se ariko nawe rero yantare se ubu afite gahunda oya yanayigi aho ngo Kigali sinabonye ko bageraga yanareka ndebe avanze ko mufite neza ibi bintu harya bikorwa n'iki udafite amafaranga se ibintu wabigerageza ntabwo ushobora uzana cya kiburushi kimwe kinini ntabwo ushobora kugerageza bino bintu udafite amafaranga byo kirazira kikanaziririzwa abantu bagomba kujya bakabimenyera ariko ntabwo ari yantare ndabona ari undi mu bawonse nibyo nkubwira nyine urabona ko bagize igihe cyiza kabisa ntabwo ari yantare nari mubeshye uramubawonse se agira ibihe byiza n'umukobwa wanjye ariko ushobora kubona mufuhira bikomeye oya ariko buryo iyo ufite umwana ntabwo ari ngombwa umuntu wese utambutse amutsitareho ese ncuga iyi farini ubimenya gute ko yahiye farini se rasi nyine farini yo kugira ngo ifi idatarutse amavuta ariko nanone igafasha ifi mu kwegerana no gufata ndiyo umuntu mfuhira n'umugore wanjye mwana niwe mfuhira kabisa ni nawe umfuhira abandi bose rero ntabwo murafuhirana ariko iteka rya njuga ndabona rishobora kuzaba ari ryo mu minsi iri imbere hariho umunyu uriho ntuzi ko utarimo urabwira abantu ibyo urimo urakora oya umuntu baba bari kumwe abantu bari kumwe na Shalom ni nde Shalom se si umuzi ni Shalom ntabwo ari na bonso yindi yari hari ni Shalom Shalom nawe agaragara nk'umukene oya Shalom ni umukire Shalom ni umukire ni umukinnyi w'amamuvi
urumva nta mukinnyi wa movie rero ugira amafaranga akora na ball uretse nabyo nyamubwire nta mukinnyi wa movie akora na ball z'ama challenge zo kubyina imbyino za kera Disi araceza urumva ariko tukabwira abantu bazugira abantu ko ino content rwose babitoroshye iyi content ntabwo biba byoroshye urabona nk'isamake ihagaze inoti y'ibihumbi ibi ni ibiro bitatu ibiro bitatu ni ifi ipima ibiro bitatu inoti ya 48 ni ibihumbi 48 sibyo ibiro bitatu by'isamake bigura 48 hoya amafi abiri inoti y'ibihumbi 48 kongeraho bino bukoresho bundi bwo ku ruhande wagiye ubona amavuta amakara bisaba amafaranga te ni kuvuga ngo mwahisemo kujya mutumira abantu urumva mukamuvanamo content mubashikishije ibyo kurya wese nuwori njye si wanjye sindya oya wari ibyo wajya ugumi wawe nuko duturanye none se utekereza ko ndahumurirwa ariko nyumviriye ari ibyo wajya ugumayo mujye muyama nigurira ibyanyu ariko none ujya ubwira abantu bajya banywa ikinyobwa cyiza bita B1 Gin uramamaza ibinyobwa bingahe B1 Gin kari akamaro wamure hari ikindi kinyobwa ufite oya narimo nabwira Njuga nako narimo nabwira Kamaro kubera ko nk'umwe mu bavandimwe twadufatanyije gahunda yo kugira ngo itezanye imbere bagomba kongera kumwibutsa ko kana ariko none nyakubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo dukore iyi content igende neza cyane twabifashijwemo n'abantu bitwa Lionheart Gin ni nayo cyo kinyobwa cyonyine rukumbi hano ku isi ya rurema Nyagasani ushobora kunywa kikaba nta hangover gitera kikaba kinahumuza neza mu gara abantu banywa inzoga ariko abantu banywa inzoga ukajya kubona ukabona nyine arimo arahumura mbese nk'agaturumye ariko iyo wanyweye Lionheart Gin rwose uba umeze neza cyane njuga mbwira abantu ubuhumeka neza nk'uwanyweye B1 Gin nk'iyi samaki nukubanza tukitamo Lionheart Gin hanyuma nitumara kwitamo turarenzaho B1 Gin oya vuba nibyo iyo B1 Gin nta muntu uvanga rikeri Kamaro nugashuka abantu oya nugashuka abantu cocktail va muki cocktail va muki cocktail nako ntago B1 Gin va Lionheart uruhuriye nibwo marikeri inzoga y'intare kandi na B1 Gin mbona ishushanyije y'intare Lionheart urayizi Lionheart ntago zi B1 Gin ahubwo njye nabakangurira kujya kwa Rujama mukagenda mukaba mumeze neza babakubita material zo kurangiza umwaka tunibutsa abantu ko mugomba kujya mukora nk'ibi bintu mugahamagara abaturanyi mugasangira muri iyi minsi mikuru hari ushaka kuba kumwe ufite umuturanyi wawe utariye ukavuga uti aho kugira ngo muhumurize inyama iwe igishyimbo cyagagiye mu isafuriya yabuze n'amavuta reka muhamagare dusangire cyangwa se mwereze ikiro kimwe urumva n'ikiro cy'umuceri na 3 by'ibirayi nawe akagira iki akagira umunsi mwiza akakugiriraho umugisha nk'umuturanyi nkuko abanyarwanda twabanaga kera tunasangira murabona ko uyu muco wakomeje gukura ndetse uwitwa Kasuku akomeze kuwimakaza mu banyarwanda akavuga ati nimuze mukore content mwariye kuko hari abantu bakora content batari nimwe mugenda mukotora urumva mukavuga n'ibintu bishobora kugira gute kuba bitagenda neza sibyo reka rero duhinire hano iri zuba rirenda kuntagangaza duhinira niki akira komeza mbabarira njyewe se njye naje kwiyanika ngaha genda amateke cyangwa ndi imyumbati kumana Nyagasani ariko cyamana gapozi kongera mu kanya agiye wewe no setting ugiye gusettinga niki bo urabona ya samake mwahereye kare muri kureba noneho nageze mu mwanya wo kuyihinga iyo uruhande rumwe ruhiye urahindura ukajya ku rundi ruhande narwo kugira ngo ufate ya mavuta samake yawe ikawushe neza biba byita gukawusha abanyarwanda abantu bose baturiye ahantu hagiye hatandukanye wa mugani muri imera y'iminsi y'umukuru ya Noheli n'ubunane kwitekera karya neza ibiryo byiza bifite isuku urumva ni ibintu by'ubwenge kandi ni ibintu twese twakagombye kujya dushyiramo ingufu utarinze kujya kurya ibiryo utazi ngo ikirushe bacyogeje gute umuntu urimo urabiteka bitetse ate urumva ugasanga nyine ugiye kurya ikintu bita indyo yuzuye turajuye mu kanya noneho ndaza kubereka iyi samake yacu yahiye turi ku meza turimo turayirya